Haleluya. Haleluya. Ni ku ngoma ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma amagambo avuga ku uko Yesaya yahanuye kuvuga kwa Yesu, yamuvuze nk'umucyo. Niba hariho ikintu dukeneye cyane, dukeneye ko Imana, umucyo w'Imana utuvira. Haleluya. Utuvira mu mitima yacu, kubera ko umucyo w'Imana ukuviriye, ukakuvira, ukaba uri mu mucyo w'Imana, ubasha gutandukanya umwijima n'umucyo, ubasha gutandukanya ibintu neza, ubasha gutambuka ahabona. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome muri Yesaya uko yamuvuze ibice 9 guhera ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo ngo ibyo umwami uzavuka ari umukiza n'umwana. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo n'ibyo mu isarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Haleluya. Uwo ni Yesu Kristo wahanuye. Yesaya aramubona, noneho amubonye Yesaya aravuga ngo umucyo waje. Abagenderaga mu mwijima, abari mu gicucu, mu gituku, twaviriwe n'umucyo. Uwo mucyo ni Yesu Kristo. Amen. Abari mu mwijima twaviriwe n'umucyo, twaviriwe na Yesu. Amen. Sinzi niba aya magambo arimo inshoberamahanga, sinzi niba aya magambo turi kuyakugira ngo turinde uburemere bwayo. Aya magambo Yesaya yahanuye. Abari mu mwijima, abari mu icuraburindi, abagendaga hatabona, bawutaza ibintu byose, basitara ku bintu byose, umucyo warawugiriye noneho. Haleluya. None barahabona. Haleluya. None barahabona. Yesu ashimwe cyane. Bari mu mucyo. Abo ni bande? Abaviriwe na Yesu Kristo. Ku ngoma, ari ku ngoma Yesu Kristo. Haleluya. Twaviriwe n'umucyo. Twaviriwe n'umucyo. Yesu ashimwe cyane. Icuraburindi. Iyo ukijijwe, windukiye ukijijwe. Iyo umucyo wa Yesu Kristo kuviriye, umucyo wa Yesu Kristo kwakwinjiramo, nibwo uhindukiye ukavuga uti siko narindi muri icuraburindi, siko nari mpfuye, siko ntarizi gutandukanya indyo n'imoso, siko nari mpfuye, ndakize. Haleluya. Twaviriwe n'umucyo. Twaviriwe n'umucyo. Turi mu gipangu gifite umucyo. Haleluya. Turi mu gipangu gifite amatara. Twaviriwe n'umucyo. Yesu Kristo aratumurikira. Haleluya. Twaviriwe n'umucyo. Tuzi gutandukanya ibyo n'imoso, ntabwo tubusanya. Haleluya. Kuko twaviriwe n'umucyo, twaviriwe na Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu mu bipangu, mwavukiye mu bipangu murabizi. Twebwe ntabwo twavukiye mu bipangu, twavukiye mu miyenzi. Ariko nyine abaturanyi bacu, hari abaturanyi ba boss duturanye, bagiraga amatara, bagiraga electricity. Karara ntabwo abizi jana mu gipangu. Bagiraga electricity, amatara. Ntabwo nyine kwakanda nyine bagiraga electricity. Haruguru iwacu bagiraga electricity. Noneho hari ukuntu rero iyo umuturanyi wawe afite amatara ufite agatoto batanga hari ukuntu nyine usohoka ugatera agatebe ku mbuga yawe, turi kumvikana hahandi rwa ka kamuri kiwe kagira, hanyuma noneho ukinjoyinga ku kamuri. Ntabwo ugomba kubyara rwose, hari ibintu ruba byagiye birugabanya. Ikibazo kibona iki ngiki rero, ikibazo kibona iki ngiki, n'ubundi
ukiri umutindi, n'ubundi ukiri umukene, kandi umutinde ari ijambo ngo risobanure ibindi bindi, ariko n'ubundi ukiri umukene, n'ubundi ukiri umukene, kubera ko rwa rumuri ruza ruturutse ahandi rufite imiyenzi iwacu idatuma ruhagera neza. Hari igihe wajya gutya ukajya ngo uri gutambuka ahantu habona, ariko wajya ugashituka wasitaye. Ikindi kintu kibaho, kubera ko uyu muntu utakujyaho rwose, ari ukuntu wikanga ibintu byose. N'igiti agati kirani wenda umwana asize aho ngaho, hari ukuntu ukareba ukagutambuka ukabona neza ntabwo urumuri rwari rwinshi, ukikanga ngo ni inzoka. Kuko kubera iki nta matara ufite ahandi, urimo urareba gusa utunyegezi nyine, nta matara ufite. Imana idufashe cyane. Uko niko abakristo batinjira neza mu mucyo wa Yesu Kristo bameze. Bahora bamutaza ibintu, bahora bikanga ibyo babonye byose, kuko wa mwami turimo kuvuga ngo yatuvukiye, turimo guselebratinga, ntabwo yaje ngo yicare muri bo aba umucyo wuzuye. Ariko hano Yesaya yaravuze ngo niba koko ubwo Yesu wazaza, haleluya, uwo Yesu Kristo, Krismasi niza, Yesu Kristo naza, abantu bagenderaga mu mwijima bazaba bamaze kubona umucyo, kandi umucyo wabo wavira. Ntabwo azaba ari ibinyenyeri babona byo kuba, ni umucyo wabo. Haleluya. Kandi iyo umucyo ukuviriye, noneho nibwo na bwa bubasha bwa Yesu aduha nibwo bukwizaho, nibwo ubasha kumenya gutandukanya indyo n'imoso, ukabasha kumenya ko iby'isi byaje kugira ngo Yesu Uwiteka arema ibintu yarabiremye, arangire mu muntu ngo umuntu byose abitegeke. None ukabasha kumenya ubwenge bwo kumenya yuko iby'isi ari wowe ubitegeka, ntabwo ibyo bitegeka. Sibumvikana? Iby'isi ukaba ari wowe ubishyira kuri gahunda, ntabwo ibyo bigushyira kuri gahunda. Ariko twebweho, haleluya, niba muza ku gicaniro nk'iki ngiki, amina, igicaniro bivuga iki? Naho Yesu yanyegeza igicaniro cyapa, aho Yesu yanyegeza agacana, haleluya, agacanira, ni igicaniro, haleluya, ni igicaniro. Tuje hano kugira ngo tuje ku muriro w'Uwiteka, tumurikirwe n'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Efeso ibice 5 ku mirongo 14 kugira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Yesu ashimwe cyane. Amatara yaraje, urumuri rwaraje, urumuri rwenyewe nyarwo ruturuka mu ijuru, urumuri rwa Yesu Kristo rwatugezeho. Haleluya. Nidukanguke, Kristo tumurikire. Yesu ashimwe cyane. Dukanguke, tuvangure icyiza n'ikibi. Yesu ashimwe cyane. Tuvangure icyiza n'ikibi. Basokuru bakira bo ngo arukuntu ngo kugira ngo abone aho atambuka, yacomekaga igishirira hamba akagenda kugira ngo agende abone aho atambuka. Buriya rero reka nkubwire, ntabwo bijya basokoza gusa, kuko nanjye byambayeho, ntako byatubaga iwacu, si byose. None kugira ngo namufite uburyo wamwarira mu tudo turenze dutatu kugira ngo ubone. Hano mufite amatara yandi ya peteroli, kugira ngo mwajya agasarenze. None si ushaka kujya mu cyumba cyangwa ahandi ugenda we, bikoze mukajya mugaba ikiringo cy'amasenari, ikiringo reka amasenari agitika bigwani je yawe Uwiteka tuzuye. Yesu ashimwe cyane. Oya mujye mureka dushimire Imana muri byose, bishimire muto ikagugu na jari jari ndaje kavucyari cyane hari musigaye mwumva ngo hasirutse, ndayibwo rwose ejo bundi rwose ari mu cyaro kibisi. Ariko nyine reka mbabwire ngo bene data, mureke
iyi Christmas tuvuga, iyi Noel tuvuga, iravuga ivuka rya Yesu. Haleluya. Amen. Kandi ivuka rya Yesu uko ryamuhanuye uwo ari we, ntabwo twasomye byinshi tuvuga ibyo byose bonga gitangaza Imana oya, nasomye ka kantu ndakunda ko Yesu ni mugari cyane, ariko naho ivuka rya Yesu uko ari muvuga n'inshingano ze n'iki, ni ukuza kutubera umucyo, kandi umucyo mwinshi. Haleluya. Umucyo watuviriye rero, umwijima ugomba guhunga, imirimo y'umwijima igomba guhunga, imirimo y'umwijima igomba, ibitekerezo by'umwijima igomba guhunga. Tukumvikana, tugomba gukizwa neza. Yesu akatubamo wese. Mumenye ko bivusobanuye ngo kuba mu bya Satani igice, ukaba no mu bya Yesu igice, biragatsindwa. Satani naturally ari hariya, ariko noneho kugira ngo Satani ibyaha imyijima nibyo tubibona, nuko ducana Yesu akaza, nuko wibayitinga Yesu akaza kugira ngo umwijima ugende neza. Umwuka w'Imana akomeza adufashe, akomeza abasobanurire muri byinshi, ubwo magenda mureba ukareba mbese uko mbayeho, uko ngenda gucya, aho nta hantu mvanga mvanga imirimo y'umwijima n'iya Satani n'Imana, ntawe narimo kugenda mvanga iby'umwijima n'iby'umucyo, ariko ukomeza kugenda ubitekerezaho. Haleluya. Ubitekerezaho n'iki navangura, n'iki kintu cy'umwijima, ko umucyo wa Yesu yambwiye ko Yesu yaje ari umucyo akaba abwiye, ariko n'iki cy'umwijima ngifite ngo yirukane nacyo, n'ikihe cyuma cy'umwijima ngifite mu mutima wanjye ngo yirukane nacyo, nawe nshyiramo umucyo. Haleluya. Hari ahantu ushobora kuba ufite inzu ariko icyuma kiba kikabatera itara, rishyiremo. Haleluya. Rishyiremo ricane, agaciro nta gace gagomba gusigara, umutima wose ugomba kuba Yesu. Haleluya. Nirukane umwijima, ntabwo ndatekereza kwirukana umwijima ejo. Why? Maze iminsi ni uko ubutumwa bwa Billy Graham kera na gatanu nigeze gukurikirana ibiterane bye twari kuri televiziyo, yigishaga niba muri Peru, ariko tubikurikirana nyine ndi mu Rwanda. Yari afite ubutumwa buvuga ngo the time is now, na gatanu, ariko nkagira ngo ni icyigisho icyo gihe yateguye, ariko ubutumwa maze iminsi muri terape buri gihe cyose, buriya mukozi w'Imana yaravugaga ngo the time is now. Niba ari ushaka kwihana, the time is now. Niba ikintu cyose ushaka kuvaho, the time is now. Nta mpamvu yo kwitega ngo nzihane ejo, ngo nzikize ejo, ngo nzitunganye ejo. The time is now. Haleluya. Natwe rero the time is now. Right, Madeline? The time is now. Ukwitunganya kugira ngo tukomeze twinjire bya 2019 turi bashya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibamugishe. Ndagira ngo dusenge Imana abumva babyifuza, bifuza yuko ari cyo Imana igomba ibumva, babwire Imana Imana iki rwose gihinduke, iki uyu mwijima ugende ndawirukanye, uyu mwijima w'imigendereze yanjye y'umwijima ndayirukanye. Ntabwo tubibesha, bapfukame dusengera, tugomba kuba bashyashya. Niba turi ku igicaniro Yesu Kristo natumurikire, igicaniro cyake. Ntabwo gushyira ku gicaniro ntabwo ari ukubyinagira gusa amakorasi, ahubwo ni umucyo wuzuye mu mitima yacu. Nibwo tuvuga ngo dufite ibihe byiza. Reka dusenge. Turagushimiye ko rwose waje mu isi Kristo Mesiya, maze abari mu icuraburindi ukatubera umucyo. Yesu Kristo, ngwino mu mitima yacu. Yesu Kristo, ngwino muri iyi mitima. Yesu mwami Imana yacu, turagutumiye, ngwino muri iyi mitima, mu byumba byose, mu izina ryawe Yesu Kristo, byose ubimurikire, umwijima uhunge, twirukanye umwijima, twirukanye
yesu umucyo uturuka mu ijuru umucyo uturuka mu ijuru abari basinziriye dore barakangutse kristo ngwino ubamurikire ngwino utumurikire turagushimira kugira neza turagushimira imana nziza ikibazo kiri cyawe iteka ryose